urenze wemenyeshigiye iwacu se nimuyero zanira nabifuriza nuko batazajya bareba mbega ku isura y'umuntu ngo bakurikirane amajwi y'injyana mbega y'ibyo bumvishije gusa ahubwo bagakurikirana n'icyo bishatse kubigisha muri bo. urenze wemenyeshigiye iwacu se nimuyero ati joro ryijimye cyane buracyaha nyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi w'icyo mbwira nawe ansubiza itonze ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Amen. Imana igumugisha cyane ngo tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Igitabo gishyize hasi noneho tukaganira. Reka dusuhuze abantu bose ariko ngo guhora wishimye narabivuze. Nge sindakubona utari guseka. Iryo banga urikurahe? Ndikurahe Byo guhora wishimye. ubundi amahoro ni nyagasano yatanga. Ngayo mahoro n'amahoro meza atangwa na Yesu. Amen. Nta waseka rero adafite amahoro. Wow. N'ubutunzi bwinshi isi ihishwe. Hari abantu benshi cyane babuze amahoro ariko amahoro ni Yesu Kristo yatanga nkuko maze kubivuga gukomeze neza. Ndaho ndashima Imana. Reka twibwire abantu badukurikiye kuri iyi televiziyo nshyashya cyangwa iyicano nshya ninde tugiye kubana ninde nyiri yicano ninde? Yicano amazina yanjye n'ubundi ni Musabyimana Gororiyoza. Yego. Uzwi n'ubundi kuri iryo zina ngo ni Gogo.
duhe n'imirimo n'ibikorwa n'imbuto mbega duhindurira amazina duhimana icyubahiro Uwiteka yadukoreye ibikomeye rega yaragiye kubwira ati ngo nzogeze izina ryawe niko yabwiye Aburahamu ngo nzogeze izina ryawe nzaguhindurira amazina nzagutuza ahandi hatara rero saha gusa n'ahandi tugomba kuzagera nk'uko umuririmbyi yabiririmbye ubuse ugira ngo Uwiteka ntiyaguhinduriye amazina wari Glorious ubu ni Gogo nsaba Imana ameze neza wa ufite wawe ntaribi kabisa ya reka dukomeze tubwire abantu badukurikiye ko twagize umugisha ukomeye turi kuri channel yitwa Gogo Official twashimye kubikora kugira ngo Gogo agire channel ye izajya inyuraho ibihangano bitandukanye izajya inyuraho ubwenge Imana asize muri we ibyigisho bye n'ibindi byose bifitiye inyungu itorero rero iki ni igihe kigeze ngo tumushyigikire umva tukore subscribe no si bimwe by'ibisabano Gogo mwaramukunze ndabizi mwiteguye no kumushyigikira rwose mbere yuko ukomeza kureba izi ndirimbo n'iki kiganiro mbere yuko ureba indirimbo agiye kuturirimbira banza urebe munsi iyo video ureba ahantu hatukura wakande habe subscribe urebe no ku ruhande urabona akantu kakazogera nako gakandeho kugira ngo Gogo nazajya ashyira indirimbo ze kuri iyi channel ujye uwa mbere mu kuzibona Gogo ubu byabaye kabaye wafunguye televiziyo wagize televiziyo yawe ibintu Imana ikora nta cyayinanira iyi channel rero ni yawe Gogo hano abantu bari kuturebera yitwa Gogo Official nawe ubwo nuzajya ubona smartphone harya nta smartphone urabona telefone nyine nziza ushobora kujyamo ukareba YouTube abundi nakabaye nyifite ariko yaje kunca mu myanya y'intoki bitewe n'abiyisi mbega abiyisi ni babaya ntabwo batwifuriza iterambere turagira ngo twigerere ku nzozi ati duhe natwe turabikeneye ariko buriya yakoze biriya yakora n'ibindi Imana yakoresha n'abantu bagakugurira telefone nziza kugira ngo nawe tujya kuri YouTube channel urebe uburyo abantu bari kugukunda unasome comment unarebe n'abakoze subscribe bashimire ibyo bizaba ko ugira indi telefone wajya ugenzuriraho channel yawe ibintu bigakomeza bikajya mu buryo hari n'igihe kizagera rwose ujya ugiye kubikuza amafaranga y'indirimbo zawe zarebwe zinjije maze uvuga ati yewe burya gukorera Imana nta gihombo kibamo gukorera Imana nta gihombo kirimo ubikore neza maze wirebere urakazi gukorera Imana nta gihombo kirimo ubikore nawe maze wirebere ongera gukorera Imana nta gihombo kirimo ubikore maze nawe wirebere gukorera Imana nta gihombo kirimo ubikore nawe maze wirebere gukorera Imana nta gihombo kirimo kandi ibyo Imana imaze gukora ku buzima bwawe ni byinshi no kubyume ku mwuka w'abazima ni iki rero wabwira abantu bagiye kujya bakurikira ino channel yawe ni iki bazungukiraho ni icyo bazaniye uzaba bazanira nabifuriza nuko batazajya bareba mbega ku isura y'umuntu ngo bakurikirane amajwi y'injyana mbega y'ibyo bumvishije gusa ahubwo bagakurikirana n'icyo bishatse kubigisha muri bo kimwe kuvuga ni cyiza ntibarebe ku isura ngo abariyo bagenderaho gusa ngo bavuge bati wamunyereka noneho amaso ku maso w'umuntu ngo ndebe ko ari we wa wundi njya mbona noneho byamubaho se byashoboka se reka hoya bagakurikirana n'inyigisho zirimo aho ngaho bakavuga bati ese ibintu bishatse kuvuga iki ese niwe byamuturutsemo yabyigiye hehe aho ngaho mbega ntibagendere ku isura byiza cyane mbega bagira amatsiko yo kumva ubutumwa uririmba kandi bubahindure base nabo
iyo ni intego kabisa, ni intumbero nziza cyane. n'Imana rega turayishima ko itarebye ku masura yacu cyangwa igihagararo, kuko iyo ireba kimwe muri byo ntabwo iba yaradutoranije, ntiba yaratugabiye umurimo. Hari abasore beza baturusha, hari abakobwa beza baturusha ubwiza, hari abamama beza baturusha ubwiza n'igikundiro, ariko turashima Imana ko yaduhisemo ikadutoranya ikaduha agakiza kayo. Gusa ntitwayipangira icyubahiro, icyubahiro ni icy'Imana. Yes, ukurikiye Gogo Official, ni YouTube channel ya Gogo. Mana yanjye, iyi channel rero Gogo igiye kuzamuka, igiye kwamamara. Bya bintu Imana yakubwiye byose wabona biryamye hano. Ya, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bishimishije. Gogo ufite izindi ndirimbo se zitari iriya wasohoye? Zirahari nyinshi cyane. Nabonye ufite ikayi yazo kabisa. Okay, dusoza rero kugira ngo reka tujye kuri iriya ndirimbo uherutse gusohora, turirimba wenda igice kimwe na refure ya yindi utangira uvuga amagambo meza aryoshye. Reka tuyiririmbe cyane. Ubuzima busanzwe mwese abantu tujya tugira imyaka myinshi itandukanye duhinga, ariko nshingiye ku masaka n'ibishyimbo mujya mubona ukuntu umuntu amara gusarura agiye guhunika imyaka ye. Hari imiti itandukanye akoresha mu guhungira, ibyo abikora ku bushake bwe kuko abazi n'umumaro byamuviramo. Ariko nk'ibiri banga muvandimwe, ya myaka nuyihungira ntihazabura imungu n'imwe yazamo. Gusa isaka cyangwa igishyimbo kizaba cyafashe uwo muti, iyo mungu ntizabasha kwinjira imbere. N'umuntu wihaye Imana niko namugereranya, kuko atazabura ibimurwanya. Ariko ibyo byose biraza bikamusiga uko byamusanze, kuko aba afite igitinyiro n'ubwo ibyo biba byamubayeho. Imana yemeye kw'imyaka ibaho, kandi nanone yemera kw'imungu ibaho. Imana yemeye kw'imyaka ibaho, kandi nanone yemera kw'imungu ibaho. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu, hariho n'umutafata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu, hariho n'umutafata akawuhungiza. Imiti yo kuyica, nubwo Imana yemeye kw'iyo mungu ibaho, anana yagiye itanga imiti yo kuyica. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu, hariho n'umutafata akawuhungiza. Fata akawuhungiza. Amen, amen, amen. Yes, ngira ngo mwabyumvise, Gogo atuzaniye ibyiza byinshi cyane. Gogo, ino ndirimbo wenda dusoza, iyo uri kuyiririmba wifuza ko ari ubuhe butumwa abantu bakira muri yo? Bakira muri yo ubundi ngo mbere na mbere ni Imana. Yego. Akaba ariyo bimika mu mutima wabo, mbega mu myemerere yabo, mu myizerere yabo. Yego. Mbega hariho igihe nanone, hari aho nigeze gusoma ijambo rimbwira ngo banyemeresha umunwa n'ururimi, ariko bakanyihakanira mu byo bakora.
hariho igihe nanone usanga kuyivuga n'umunwa n'ururimi n'uwo mupagani nyine utari wamenya inzira zahera hayo atananirwa kuvuga ngo Mana, atananirwa kuvuga mu izina rya Yesu, ariko umunwa n'ururimi gusa, ariko mu mutima we ugasanga ari wa wundi wa mbere we wabarangije kuyimura. ngo Paulo yarabivuze neza ngo bazaba bambaye ishusho yo kwera ariko ngo bihakana imbaraga zako. Uko kuyihakana rero nibyo byabinda abapagani n'ubundi usanga ari byo bashyize imbere, ko ari Imana ku munwa n'ururimi gusa, ariko mu myerere yabo ku nzandiko tubasomaho, ku mbuto mbega batwerera, ugasanga ni ba bandi barangije kuyimura, bahakana mbega ukwera kwayo, imbaraga zabo. Yego, urakoze cyane. Reka rero Gogo ndagushimiye cyane ko wabonetse muri uyu mwanya nyine kugira ngo tugeze ku banyarwanda no nkuru nziza yuko hatangiye channel yawe igiye kugica ibihangano bya n'ibindi bikorwa bitandukanye nyine by'umuziki n'umurimo w'Imana ukora muri rusange yari BKMS. Reka twizere ko mukurikira channel ya Gogo official kandi mujye gukora subscribe niba ubonye iki kiganiro ukagikunda ukumva twashyigikiye uyu mukozi w'Imana, uraza aho hasi ureba ahantu handitse share, ushyira ikiganiro kuri stati, no video ushaka kuyikora ukayishyira kuri TikTok yawe, ukarekomanda channel y'uyu mwana, ugasharinga kuri Facebook. Nyine ushobora gukora iyo bwabaga ikintu cyose washobora kugira ngo twihutishe iterambere rye. Rwose ashobora kuba nta mafaranga ufite yo kumutera inkunga ngo akore indirimbo, ariko se wabura n'inkunga y'ama megabyte atarenze igiceri cy'ijana kugira ngo usharinge mu mbuga nkoranyambaga baho kuri stati n'ahandi hose, imbuga zose nkoranyambaga ukoresha kugira dushyigikire umurimo mwiza Imana itangije muri uyu mukozi w'Imana, ugere kure, kuko kugera kure k'ubutumwa bwiza avuga bizarushaho guhindura benshi ku gukiranuka, maze tubonere Kristo iminyago. Murakoze cyane rero, turi kumwe, tuzajya duhura kenshi, muzajya mumbona kenshi turi kumwe na Gogo nyine mu bitaramo bitandukanye, dufatikanyiriza hamwe nyine muri uru rugendo, kuko twese turi ingingo za Kristo. Imana ibahe umugisha. Bye bye. Gogo sezera abantu. Bye bye.